ubukwe ni nk'irembo ryiza yinjira mu nzu y'umunezero, ni nk'inanga itangira indirimbo, kuko mwe babiri muhindutse umwe. Ni nk'umunsi umwami yatuvukiye, dore umunsi w'akanyamuneza n'uyu, umukundwa muri benshi beza n'uyu, umugisha uruta iyindi yose n'uyu, Uwiteka akwiye gusingizwa. Dore umunsi w'akanyamuneza n'uyu, umukundwa muri benshi beza n'uyu, umugisha uruta iyindi yose. Umuntu abaho ni ibihe? Kubaho muri sosiyete wiyubashye wubashwe, ariko n'imitungo mukayishaka nanone. Iyo utayifite uko byagenda kose ubaho nabi. Iyo udafite na dukeya, iyo udafite inzu, ntugire ubushobozi bwo gukodesha inzu, ntugire ubushobozi bwo kwishyura mituweli, ntugire ubushobozi bwo guhaha, uko byagenda kose ubaho nabi. Ndabeshya se? Tugomba rero gushaka ibituma tubaho, ukabaho neza kuko ufite ibyangombwa by'ibanze byo kubaho. Ufite aho kuryama, ufite aho kwambara, ibyo kwambara, ufite ibyo kurya, urabasha kwishyura umwana ishuri, urabasha kwivuza. Noneho ukaza guhitamo aho wivuza, ukaza guhitamo ibyo urya n'aho uba, bitewe n'uko ubushobozi bungana, sibyo? Ariko buriya umuntu uryamye hano hafi y'umurenge aho bita mu Kizungu, n'uryamye Karukoko n'uryamye hehe, bose bafite aho baryama. Batandukanye n'udafite aho aryama. Birumvikana? Ujya kwivuza kuri centre de santé n'uhera kuri clinique, bose babona ubuvuzi, byibura barabubona. Birumvikana? Batandukanye n'utagira mituweli, kuko wowe nguwe kubona ubuvuzi biragoranye. So rero iyi mitungo kugira ngo ibashe kudutunga neza, tugomba kuyicunga neza mu buryo bukurikira. Hari ivangamutungo rusange, hakaza ivangamutungo muhahano n'ivanguramutungo risesuye. Ivanguramutungo risesuye, no kurangara zimwe mu ngaruka za Covid. Ubu yakaba yaje akaba yicaye aha ngaha, ariko nyine ntibyakunze. Ivanguramutungo risesuye, mwumvikana ko buri wese muzafatanya gutunga urugo rwanyu, ariko buri wese agumana ubushobozi ku mutungo we bwite. Mbega ibyo wabonye uri ingaragu n'ibyo uzabona waramaze gushyingirwa biba ari ibyawe, ukaba ufite uburenganzira busesuye bwo kugira ikintu bikoresha. Buriya muntu rero n'abakeneye amazi cyangwa n'abakeneye kujya kwa muganga, mugatunga urugo rwanyu. Mu gihe ivangamutungo muhahano nko kurangara, mwoze garuka. Ivangamutungo muhahano, mwumvikana ko muzashyira hamwe ibyo muzunguka muri kumwe. Buri wese byabonye akiri ingaragu bikaba ari ibyo ku giti cye, hanyuma ibyo mubonye muri kumwe bikaba ari ibyanyu mwembi. Ivangamutungo rusange igihe mwumvikana ko byose ibyo wabonye mbere n'ibyo uzabona biba ari ibyanyu, mukaba mufite uburenganzira bungana bwo kugira icyo mubikoresha. Uburyo bwose buremewe kandi bwose ni bwiza, ariko iyo mugiye gusezerana musezerana bumwe muri ubu buryo. Ntabwo mushobora kubifata byombi ngo bishoboke. Nagira ngo rero dusoreze aha ngaha icyo kinyigisho, tujye mu muhango nyirizina wo kurahira. Ariko ndashaka kubanza kubaza niba hari uwisubiyeho, niba hari uwumvise bikomeye akaba yatereka data agiye rwose numvise bikomeye, cyangwa se niba hari ufite impamvu yatuma badashyingira abageni bacu.
hari impamvu ihari? Mwebwe ndi kubaza abo turi kumwe hano muri sale, hari impamvu ihari? Abageni se kubanza bazifitera, hari impamvu ihari? Mwana ishimwe ntangiye kugira ubwoba. Mubwira nzanire indahiro itasiye ndabona. Njyewe Mboneza Noheli Jean de Dieu maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Ingabire Angelique umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Ingabire Angelique maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Mboneza Noheli Jean de Dieu umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Yewe Uwimana Vedaste umwanditsi n'amwe wa Gisenyi maze kumva amasezerano Mboneza Noheli Jean Claude Jean de Dieu Ingabire Angelique bagiranye imbere mu ruhame rwa benshi, shingiye kandi ubasha kubona amategeko neje yo kububu Mboneza Hari Jean de Dieu Ingabire Angelique bashingira nk'uko amategeko abiteganya. These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling home to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's hard with you, but I'm coming home. Hold on to my embrace, this time I promise it won't break. I'm hoping that urugo ruhire mwebwe abarushinze, Uwiteka bagiriye neza uyu munsi. Musabe Imana isabe mu rugo rwanyu, abazabagana bose bababonere umugisha. Musabe Imana isabe mu rugo rwanyu, abazabagana bose bababonere umugisha.
ibanga ryo kunesha mu rugendo mutangiye muzagire Yesu nyambere iminsi yose musabe Imana isabe mu rugo rwanyu. Turagushimira data mwiza Mana yera Mana y'urukundo tugushimiye ubuntu n'imbabazi zawe utugirira tugushimiye Nyagasani ko wabanye natwe Uwiteka kugeza muri uyu mwanya n'imbabazi zawe warenze aba bana bacu Nyagasani kuva mu buto bwawe bagejeje muri uyu mwanya kubw'imbabazi zawe habwa icyubahiro. Kuri uyu munsi turanezerewe cyane mwami tukuvugirije inkuru z'ibyishimo kuko Nyagasani wadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Tugeze ku munsi mwiza w'abana bacu ndakwinginze mwami kugira ngo ubane nabo uzabayobore muri uru rugendo rushya batangiye uzababere Imana bakubere abana uzababere umuyobozi ntihazagire icyo bakuburana kuko ufite byose. Mwami Nyagasani tugiye kubaha amata ni ikimenyetso cyiza ndakwinginze mwami ngo ntibazabura amata bazabyare baheke bazabona abo guha amata maze Nyagasani ikiruta byose tubasabira ni ukugira ngo kuri uriya munsi bazabashe kugera mu bwami bwo mu ijuru bakumurikire n'abana babyaye maze mwami banezeranwe nawe. Abagiye gusigara aha ngaha n'abagiye gutaha ubukwe ujyane natwe mwami ubane natwe nk'uko watashe ubukwe bw'ikano k'i Galilaya ariko dutaha ubukwe bw'aba bana bacu umunezero n'ibyishimo bisabe muri uru rugo tubisabye twizeye ko biduhereye mu izina rya Yesu urakoze amen. Urareze kandi uranesha data icyubahiro ubukwe ni bwiza urugo ruhere ni bwiza usenga barushireza uteka bagiriye neza uranesha uyu munsi ndasabe icyubahiro isabe mu rugo rwanyu abazabagana bose bababonere umugisha musabe Imana isabe mu rugo rwanyu abazabagana bose bababonere umugisha mu buzima bwose kandi bahimana icyubahiro ubukwe ni bwiza ibanga ryo kunesha ni bwiza urugendo mutangiye muzagire Yesu nyambere iminsi yose musabe Imana isabe mu rugo rwanyu abazabagana bose bababonere umugisha musabe Imana isabe mu rugo rwanyu abazabagana bose bababonere umugisha
utanze ingabire akenshi kugira ngo ashyingiranwe na mboneza cyangwa njyewe gusaza yananditse neza. urakoze aho umushyikirize bazazana Umuryango wa Mboneza aho bicaye bazamura ibiganza. Umuryango wa Mboneza muzamure turebe aho muri. Ndabona muhari. Turabakiriye Imana ibahe. Ka tubaze umuryango wa Angelique aho bicaye nabo bazamure. Ntabwo baraza bose baracyari inyuma nibaza tubaza muri rusange ariko bahageze reka tubakire. Nasaba umuryango wa Mboneza abakiriye umuryango wa Angelique. Bakiriki n'abakiriye izina Yesu Imana ibahe. By'umwihariko rero hano twateranyije na Mboneza na mugenzi we Angelique bakoresheje uyu munsi
kuko twavuze ngo umugabo ni umutwe ubu tugiye gusaba mboneza niwe ugiye gutanga amasezerano mbere asezeranire mugenzi we uko mugiye kubyumva ko agiye kumusezerera narangiza kumusezerera tubuze gusaba na Angelique abikora jewe mboneza ntambete sezeranye imbere y'Imana ihoraho n'imbere y'abahamya bangana batyo ko wowe imbere ya Angelique uhereye uyu munsi nkujyanye ngo umbere umugore w'isezerano nanjye nkakubera umugabo w'indahemuka nzajya ngukunda nzajya nguhumuriza nzajya nguhesha icyubahiro kikubwiye nzajya ngukunda nk'urwakazi
uri muzima cyangwa urwaye, dukize cyangwa dukennye, tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi, tubyaye cyangwa tutabyaye, gusezeraniye ko nta wundi tugomba kwigana tunabibuka igihe twembi tuzaba nk'uko itegeko ry'Imana riri, tuzabana iteka kandi gusezeraniye ko azigera ntezuka n'ukuntu. Mwese imbere y'abahanga wowe uboneza ntabwo uhereye mu byahindutse mu bisezerano, nanjye nkakorera umugore udahinduka, nzajya ngukunda, nzajya guhumuriza, nzajya nguhesha icyubahiro kikwiriye, nzajya ngukunda nk'uko umukundwakazi, uri muzima cyangwa urwaye, dukize cyangwa dukennye, tumerewe neza cyangwa tumerewe nabi, tubyaye cyangwa tutabyaye, dusezeranije ko nta wundi mugabo uzigera amuhanuka igihe twembi tuzaba tukiriho, nk'uko itegeko ry'Imana riri, tuzabana iteka kandi dusezeranye ko ntazigera nezuka ukundi. mwese ariko namwe muri kunyurwa buhoro kuvuga amena rwose ntabwo ntekereza. Mwese muti amena rwose, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Bitewe n'uko mumaze gusezerana ko muzabana neza kandi ko mutazahemukira, nanjye Pastor Seta Sofoni umugaburirabutumwa bwiza, kubw'ububasha mpabwa n'itorero ry'Abadiventisiti gusohoka rimwe, ndetse no ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rivuga ko umugabo wese agira umugore umwe w'isezerano n'umugore akagira umugabo umwe w'isezerano. Kuva ubu nkamije yuko Boneza Jean de Dieu abaye umugabo wa Ingabire Angelique, kandi ko Ingabire Angelique abaye umugore wa Boneza Jean de Dieu. Icyo Imana iteranije hamwe ntihakagire umuntu ugitandukanya mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Byose icyo ngicyo ni uko abantu twese duhurije ku Mana imwe y'ijuru. Icyo tugiye gusenga namwe murasenga, uretse ko muza gusenga mu cyiciro, ni uza gusenga mu magambo yanjye, kandi ibyo dusenga ni kimwe kugira ngo Imana yo mu ijuru, Imana twese twizera ariyo yubaka mu rugo rwa Boneza Jean de Dieu na Ingabire Angelique. Reka rero jye n'abagenzi dupfukame hano, mwebwe muratanga icyubahiro aho muri, maze noneho dutangire gusengesha. Reka dusenge. Mwami Imana ihoraho kumwe, dupfukamye imbere yawe muri inzu yawe, imbere y'ibiteraniro nk'abahamya bamaze kumva hano ry'amasezerano hagati ya Ingabire Angelique na Boneza Jean de Dieu. Tuje imbere yawe Mwami wacu tukuzaniye aba bombi muri ibyo by'amasengesho, tugushimira yuko bagize igitekerezo cyo kubaka urugo, igitekerezo kiba cyihereranye bakakigeza ku babyeyi bababyara ku mubiri, ababyeyi bababyara ku rwego rw'itorero aho dupfukamye uyu munsi wa none, n'ababyeyi bababyara ku rwego rw'igihugu. Turagushimira Mwami Imana ihoraho yuko wabayoboye muri izo nzira zose. Ubwo rero baguhesha icyubahiro mu nzu yawe, dore twese duciye bugufi twuritse imitwe yacu, turabasaba umugisha, tubasaba tukwinginga kugira ngo bagirire neza, kandi uru rugo rushya rwubake, rwiyongere ku zindi ngo zikubaha, kuko uzahishurwa Mwami wacu. Aba bana bawe n'abandi bakwemeye kera uzabimurire muri rwa rugo rwiza wagiye kudutegurira rwo mu Rwanda rwo mu ijuru. Niyo mpamvu twese twuritse imitwe yacu imbere yawe tugutakambira, turabasabira kugira ngo bahe imigisha y'uburyo n'ibumoso, nibahinga uzabahe, kandi Imana yacu uzabahe ukuboko kwiza mu mirimo yose bazakora. Ndagusaba nkwinginga Mwami wacu kugira ngo uzanabahe kubyara no guhirika, maze byerekane ko Uwiteka agira neza atarimo gukiranirwa na buke. Uru rugo Mwami wacu turarukweretse ngo ukomeze kugira neza,
turasabira ababyeyi bababyaye kugira ngo ukomeze kuba abajyanama, kandi natwe twaje kuba abahamya. Uyu duha inama n'ibitekerezo byafasha kugira ngo uru rugo rukomeze gutera imbere, cyane cyane gutera imbere mu bya mwuka. Impande y'imperuka nivuga Kristo Yesu aje, uru rugo ruziyongera kuzindi zikubaha, bose bazakizwa mu bwami bwawe. Twese turakwihagira tugire neza. Ibi tuvuze tubivuze nk'abana bawe, ariko wowe uri Imana, uzi ubukene bwacu, uzi ibyifuzo byacu. Ibi bice tuvuze n'ibindi byinshi tutavuze byatuma urugo rurushaho gutera imbere. Ndagusaba kugira ngo byose biduhere ubuntu mu izina rya Yesu Kristo wacu, amen. Kandi igihe araba arangije gutegura kwikiriza kwa kuri n'abakwiye, mwese mutiki amen, usubiremo twumva amen. Urakoze cyane. Reka bagihagaze imbere yanyu, hari ikimenyetso bagiye guhana, ikimenyetso kigaragaza yuko Mboneza yamaze kubona uwe na Angelique yamaze kubona uwe. Abasore bajaga bareba Angelique bakavuga bati tuzaganayo, bamenye ko byarangiye yamaze kubona uwe, cyangwa abakobwa babonaga Mboneza bakarabya indimi bati tuzaganayo, bamenye ko yamaze kubona uwe. Nimuhane icyo kimenyetso kigaragaza ko buri wese yabonye uwe. Reka na Angelique nawe abigenza atyo. Urakoze cyane. Noneho tugiye kubasaba kugira ngo aya masezerano maze guhana baze bayasinyire imbere yanyu. C'est le garçon d'honneur. Il est déjà prêt. iya gatatu abari ku nakoze next
this time I promise it won't break. I'm hoping that things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard. You know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's hard with you, but I'm coming home. I'm coming home. We'll stay up till morning and head out exploring, make up for months that we've missed. 'Cause the cold air is calling and my head's recalling the moment that I was convinced. We'll stay up till morning and head out exploring, make up for months that we've missed. 'Cause your lips are calling and my heart's recalling the way I could never resist. It's been so hard. I know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's hard with you, but I'm coming home. ubukwe ni nk'irembo ryiza ryinjira mu nzu y'umunezero, ni nk'inanga itangira indirimbo, kuko mwe babiri muhindutse umwe. Ni nk'umunsi mwami yatuvukiye, dore umunsi w'akanyamuneza n'uyu, umukundwa muri benshi beza n'uyu, umugisha uruta iyindi yose n'uyu, Uwiteka akwiye gusingizwa. Dore umunsi w'akanyamuneza n'uyu, umukundwa muri benshi beza n'uyu, umugisha uruta iyindi yose n'uyu, Uwiteka akwiye gusingizwa. Ni wowe mufasha w'inzozi zanye, uri impano nahawe na rurema. Ndashima Imana yaduhuje imitima, tuzacana urumuri rutazima. Sinzaryama ngo ngohe kutarishima, nzagukunda ngifite ubuzima. Dore umunsi wa
umugisha uruta iyindi yose Uwiteka waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. Oh. We could disappear into this atmosphere where this water's clear. Yeah. We don't have to go back to what we used to. Rather just stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck here with you. Here with you. Here with you. We don't have to go back to what we used to. Rather than stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck here with you. Here with you. So let's get imanuke ahera habo itaramane natwe mubyeyi mwiza Pasiteri Rutabuka Datugira neza mubyeyi dukunda Mana yaturemye kandi yaducunguye muri uyu mugoroba duciye bugufi imbere yawe kugira ngo ikuzo icyubahiro utwara no guhimbazwa bibwa iteka ryose turagushimye data kuko wabanye natwe muri gahunda zose z'uyu munsi tugushimiye ko kugeza muri uyu mwanya waduhaye umutekano ibitangaza byawe byagiye bigaragarira buri wese muri twebwe dukomeje kurangiza ubukwe bw'abana bacu tugushimiye ko watubwiye mu rusengero muri uyu mwanya muri uyu munezero turagusabye mu mitima yacu tubwire nyambere kugira ngo gahunda igiye kubera ahangaha yoborwe nawe data amen ngaho turakwihaye rero komeza gufasha imiryango y'ibitaramira ahangaha komeza kuyobora abayobozi bagiye kutuganirira kandi data abana bacu dukomeze kubashyira mu biganza byawe Mboneza na Angelique komeza kuba kunezerwa ariko nanone bakugire nyambere nk'Imana amahoro yawe bane natwe kugeza igihe dusoreza iyi gahunda dutangiye kuba Yesu mukiza wacu amen amashyi twayima buri wese uri hano ariko Imana yacu ntabwo twabikora dutyo kuri ngo basangize kuri ako gashampanye ubwo buryo bwiza ababonye uburyo Mboneza uyu munsi asa neza kuruta indi minsi yose mu mumpera amashyi menshi cyane abatayibonye sijya bahera yego basangize kuri ako gashampanye keza ababyeyi beza batega beza babwire ngo ibyo tubukore byose uyu munsi ndajya mbabwira impamvu bati twasangiye byinshi niyo mpamvu twese tugiye kwegura ikiri imbere yacu ni umutobe n'ikirahuri yego buri wese niyegure ikiri imbere ye bati twahuje imitima Pari na Marine tuba abagaragu beza b'urukundo n'uyu munsi turacyahuje namwe niyo mpamvu tugiye guhuza ibirahuri amarangamutima y'abatega n'abasango ndabizi ajya aba menshi cyane kandi bakayagaragarisha ibirahuri bireshye kuko yego iyo foto bizagenda uko yego nabamira amashyi menshi cyane mo kagaranye ngo dusome dutinzeho yego muryoherwe bana basenge ngo mwana Pare mwababaye hafi mwasangiye byinshi byiza ariko kuri uyu munsi Mboneza azajya aza kukugisha inama ntabwo uzongera kumugisha inama atayikugishije niyo mpamvu ugiye kureba rura rukuta yego birinduka wese gutya nk'umusoda yego nk'umusoda gutya yego egura icyo kirahuri Mariya nawe bigenze kuriya mubabaye hafi ariko uyu munsi mubaye bakuru imbere y'imiryango yanyu
ngaho buri wese niyirwanaho, ufite uwarwanaho, ahasigaye amashyi ntagerwa ku yandi nabo akaba nyuma ya saa sita, ubwo biraza kugenda uko ubigenzi kuwirwanaho yirwaneho, utari bwirwaneho biramureba. Ahubwo rero munize amashyi menshi cyane tubashimire. Boneza ndamuzi nawe n'umutegagera keya uwajya heza yaje gutega mwabasango mwabibone mwakomeye umusore amashyi mukagira Imana mwe. Yego bone gira parengo uyu munsi ngo umugabo iwanjye ngaho cyane urumutega ndakuzugira igabo izina ry'Imana mare nawe mubwire ngo waramerekeje cyane mbere inshuti ubu mugaragu urukundo rwagiye ariko aho bigeze cyane. Very nice. Babamera amashyi menshi cyane. Mwabonye ko bahagaze. Bone bagiye kwirirwa iyereka Basango egura icyo kirahuri. Basango bongere bakubone. Uwo mukobwa mufate neza. Arebe ukuntu wacu mutega bazadushyingire benshi ndacyafite barumuna banjye. Niba kwima amashyi ntabwo nongera kuyasaba ni kuri kwima. Ongera umwongeze mwa. No kuri kwima. Bone ngaho yicarire wenyine. Gabi uzigikwiriye umugabo se singiye kurenzaho akaboko k'iburyo mu bitugu bya Mboneza. Mama mwiza nyina wabatega muri ukuntu azajya mufata neza, hasigaye Mboneza agateta agatengamara. Bone mubwire ngo niwajye nsomesha kuri ako gashapanye iwacu bambure bigenze uko. Very nice. Ongera umwongeze Mboneza yuko wamunezero. Bone ngaho mubwirire burya ninjye mutwari wanjye icara ica kabuki. Mashyi menshi cyane ku mutega w'ingabo. Yego aha Mboneza Ingabire namwe mwicare mugubwe neza namwe ubwanyu batuye ibi birori. Birashoboka we karamaye mutwaraga mwabaye umubiri umwe nakara ko mu mara yawe nakagufa ko mu magufa yawe. Ngaho Mboneza muhungu wa data abakobwa cyane cyane bo mu Basango ntabwo ndi bubyita ubwoba ariko burya ni wa muco uzirica. Hari igihe usanga iyo bari gutegura ubukwe umukobwa ashobora kumara n'icyumweru atariye, ugasanga rwose amaze icyumweru atariye. Mama mwiza Ingabire nyina w'abadwege n'abatega n'abandi bose babigira Imana unkundire iyo sahani mu mwanya muto iyo mbehe birinduke iri kumamagara uko agenda bigenza kuriya mwamiza amashyi ngo kabyarana. Ingabire nanjye ntuntanga ariko Ingabire Imana izakongera umwongeze Ingabire umurava mwinshi cyane nkagukunda pare n'amarebe namwe se mbabwire ngo murwana ndeho muryoherwe yego komeza musangire abaringaniza impano namwe muzishyira kuri gahunda munazegereza hino kugira ngo tuzitange nimuhereze rwose abazi kureba iyo mpano niyo mpano mbonye iteguye neza muri uyu mwaka. Abatwege beza mwayikomera amashyi bidasanzwe mukagira Imana mwe kandi bivuye kubyishiza umutima. Bone mudahobera Ingabire ngo muherane ntabwo byemera no kuri kwima muhobere muhobere mutindana amasaha ataribwe nashaka shima. Yego akebo kajya umugabura abateguye Imana Mboneza. Yego Imana ubwo se Basango ndababwira ngo bakome mu mashyi koko. Imana rwose iyo Basango rwose ayobora Imana Mboneza yateguriye umwari mwiza mutera amata y'iwacu isimerisitesi kageza abatoya. Mama mwiza mutegera uteta bikwiye mwabibonye ko Mboneza nawe mu gutegura yagiye kuruhu kagira Imana mwiza. Bone ugira Imana ugira umwana ugira tubanze bugufi imbere ya so umubwira ati iri ni ikamba ry'ubutware ni umudende utagira ukosa n'isinde rizajya rikurinda izuba
y'impeshyi ndetse n'imvura y'urugagi bikagwangara uruhanga maze ababwenge nabo bakaba abahanga mu kubigenza uko. Yego nacyage niyo nkoni y'ubutware mubonere. Yego niyo nkoni y'ubutware. Ayo mashyi mu batwege rwose ntabwo nakarombe. Hari n'indi mpano bateguriye papa. Yego mashyi menshi cyane nk'uko abyaramwe ntagerwe ku bandi. Turabyeyi beza turabakunda. Mwabyariye igisingizo cy'umudasumbwa umusore usumba abandi kuri iyi si ufite imisoso ntiyamusinga asigaye abasanga mwongere muhuze amashyi. Nicyo giseko gishyikirize mama tuti yanjye wegerane na mama babaha agafoto. Wegerane na mama babaha agafoto. Yego bone nawe ugera muzehe inshuti yanjye. Iyo foto nzayisange muri salo. Iwe mwizanye nawe umuntu koko. Yego yego ata amata y'ababyeyi urayasize. Aha yego muze wegere umukwe wawe rwose ntacyo bitwaye. Aha ya ngofero nziza bageneye muzehe n'inkoni y'ubutware. Ntagisa no kubyara umugani umuhanga Nyakayonga ka musore agira ati ukwibyara kugatera ababyeyi neza. Yego mbone iyo nkoni y'ubutware uca bugufi imbere ya sobuka umubwire ngo wabyariye mama mwiza nyina w'abagira Imana. Ubigenza uko abatwebwe n'abasango mwese amashyi menshi cyane ntagerwe ku yandi. Ati iyo ni inkoni y'ubutware. N'indi mpano ku isi ariko mboneza akaba umuhanga mu gutegura ukaba umutega mwiza utagira indirimbo ukaba ugira impano ukaba umutwege nshuti yawe. Yego acyanga iseki cya mama. Yego uzakimushyikirize ati mama mwiza nyina w'umuntu igituza cyawe cyamubereye inkongoro ibibero byawe byamubereye intebe yakwiriyeho none afite indeshigani yawe. Abahanga mu gufata amakuru namwe. Yego papa na mama namwe barabakunda cyane. Baguha agafoto. Hari ibitangaza mbonye mu bukwe bwa Mboneza. Afite na tatu byara mama ayiga mana ariko tate nawe tambuka babafotorane. Tatu byara mama aragerayo. Ego ayo mashini akatambuka cyane tore. Tate mwe musa. Bone ifoto zende nabo mwembi muri hagati. Batate bahagararane disi. Bakecuru b'imvi z'uruyenzi zuje impanuro. Batate Imana izabaho umugisha ntabwo ari nyiri itanga ndari bifurije jya numva baba amata n'ubuki. Ibyo byiza ntimukazabibure. Mubatwaze batate mubagenda imbere mwongere mubashyitse mu byicaro twese tubifuriza ijuru mu izina rya Yesu. Yego ati nzi mama Clement. Yego shangazi mama Clement nawe uri guseruka. Yego mboneza mushyikiriza impano. Inyuma ya shangazi mama Clement mama Kazege. Yego mama Kazege nawe uraba witeguye. Yego urareka shangazi abanza afata ifoto. Yego shangazi warakoze cyane. Mama Kazege useruke. Yego imana ya mama Kazege muyiserukane bya gitore. Mama Claire nawe yitegura. Yego mama Clement. Yego imana ya mama Clement muyiserukane. Yego na mama Kazege abe yitegura. Imana ya mama Clement ndetse n'iya mama Kazege mube muri kuyiringaniza. Yego reka mama Clement banza bamuha agafoto ariyo uraza kudufasha kugira ngo ababyeyi bakomeze bafate ifoto twiza. Yego impano ya mama Kazege imbe hafi. Yego mboneza akaba umuhanga mu gushimira na mama Claire abari guseruka.
Yego amakirere abari guseruka. Yego 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 babashyikiriza impano. Mboneza ati akambere kararyoha akanyuma kakarushaho. Ati mu gushimira bihebuje nifuje gushimira papa na mama. Yego papa na mama nabo baseruke. Mboneza ngo arabakunda ibi by'ikirenga, ngo ntacyo yabona batura, ngo Imana Nyiringabo itanga ibikwiriye abo yiremeye izabahe ibibakwiriye. Papa na mama bongere baseruke. Mboneza abashimire. Yego papa na mama museruke. Mboneza nawe yabateguriye impano z'ikirenga, ngo ntacyo yabona batura. Ibi byose ni iby'isi ariko ni iby'ijuru, nibyo abifurije kuruta byose. Papa na mama museruke. Yego yego papa na mama ati ndabashimira. Ati mama wabyaye umfuraba neza ndanezerwa, ngimufushu indomi yaza. Yego ati ndagushimiye iby'ikirenga. Mboneza nibwo nabona bone ayo marangamutima. Yo ati mama ndagukunda, reka namuze bayimuhereze mu zijyanire rimwe mama mwiza. Yego tihariye neza nateguriye namuzehe. Atukwibyara mu gateri ababyeyi neza akayonga ka musare. Yego barabakunda cyane, n'ibitari hafi reka nihamagarire tate. Burya Mboneza akagira batate benshi. Tate mama ribagiza seruka. Yego famiye murego Imana urabona yahageze. Yego tate mama ribagiza atambuke bamushimire. Yego tate mama ribagiza naseruke. DJ zamuri iyo njyana nayo ni nziza, ikomeze baherekeze. Yego Mboneza ndaza gushimira Sister Mbabazi n'abaseruke. Sister Mbabazi naseruke. Mboneza mushimire. Sister Mbabazi baseruke. Mboneza mushimire. Sister Mbabazi ntacyo Mboneza yabona gutura, ngo gusa iyo mpano ivuye kutishiza umutima. Amashyi menshi cyane tubashimire. Uzimushike na musaza bakundanye gutya. Mboneza none se ntabwo nibya. Mboneza ari kujya mwongorera byinshi, ari ntabwo yindangurura amajwi. Mbone ngabiri mukabyara mbone nguko nyine yakomeye. Mbone David fata ko gaswara umuhanagure. Mboneza agira amarangamutima menshi cyane, amashyi menshi cyane ku marangamutima ya Mboneza. Ayimboneza Mungu wa data. Gabi wabibonye ko utazingerwa barire butwereke. Mboneza agira impuhwe n'imbabazi nyinshi cyane, kandi abasanga batamukomeye amashyi n'abo baramukurwa Imana. Uzi kujya gushyingira umusore usa na Mboneza, ariko
bamuza amashengesho abantu barara kugira ngo babone umuntu usa nawe. Ati ndaza gushimira uwo n'ingabire ati ndashimira famiye Diodone museruke famiye Diodone yego famiye Diodone museruke famiye Diodone mungabire ntacyo abona batura gusa Imana bahaye ibanezeze shikiriza ngabira shikiriza umuryango mwiza akunda cyane ego ati Imana ni yanyu ivuye kunjishiza umutima ndabashimiye ibidikirenga ego nyuma ya famiye Diodone turaza guhamagara famiye komanda wamumbe hafi famiye komanda ati mboneza ubaye muko wacu famiye komanda mumbe hafi inyuma ya famiye komanda ndaza guhamagara famiye Kariwabo nabo babe bitegura famiye Kariwabo namwe mwe mwiringaniza kugira ngo nabire abashyikiriza impano yabateguriye ivuye kunjishiza umutima ngo famiye komando nyuma ya famiye komando famiye Kariwabo namwe mwitegura yego ubwo buryo bwiza kugira ngo ducunguze uburyo bwahita tugenda n'igihe muhanga bigarutse wagira ati mbere y'igisigihe na nyuma y'igisigihe famiye Kariwabo mwe mwitegura yego famiye Kariwabo uyu musore mumumera amashyi menshi cyane arabangutse nshuti yanjye imuhereza tambuka bagwa agafoto subirayo nenda bagwa agafoto uhagarare n'ingabire nanjye mbahaye impano y'agafoto yego famiye Kariwabo yego tamuhungu mumera agafoto sawa bakoze urabangutse cyane famiye Kariwabo inyuma ya famiye Kariwabo ndaza guhamagara famiye Alphonse namwe mwe mwitegura yego bashyikiriza iyo mpano famiye Kariwabo mwarakoze cyane Imana Nyir'ingabo izabaha ibakwiriye yego bebe hole yego famiye Kariwabo mwarakoze cyane famiye Alphonse mumbe hafi kandi burya naryaba ngo guca irenga ni byiza na bya bihe byo guhorera n'abajya ntabwo byari byagera yego abashyikiriza Imana muri pozisiyo nziza kugira ngo bahe agafoto famiye Alphonse ndaza guhamagara mama Mutoko mama Mutoko ndabona batashyizeho izina rye bwarizi mama Mutoko mama Eritiye yego Mamdogo mama Eritiye useruke bagushimire Mamdogo mama Eritiye utambuke bya gitore ushinjagira nsheja yego abari beza bakomeza gutambuka bya gitore amagaje azira kugajuka yego seko mwawe mwese mbona na ingabire nawe amarangamutima arimo yamboneza buriya batwenge ntitwabikomera amashyi uzi gushaka ugasanga ukagira umukazana muriya abikomera amashyi n'ukabyara niyo muza gusanga ndaza guhamagara famiye Rodrigue famiye nziza dukunda famiye Rodrigue yego yego famiye Rodrigue bashyikiriza impano bahereze bashyikirize
Safari mumbe hafi. Yego Famille Safari muraza kumba hafi. Famille Safari. Yego Famille Safari mumbe hafi. Famille Safari tukunda. Famille Safari ni bana waburi yasinze. Yego njana seruka. Musoro saneza mukurikira Imana. Yego Nyirabuzama nawe unyegere nyuma ya Famille Safari bagushikiriza impano. Nyirabuzama seruka bya Gitore. Nyirabuzama yego papa na mama Mayingabire namwe mwongeye kubashimira ngo mwongere mutambuke bya Gitore abashikiriza impano itagira ukwisa. Papa na mama Mayingabire yego papa na mama Mayingabire yego izo mpano zabo muziserukane. Yego impano ya papa na mama Ingabire yifuje kubashimira ibi by'ikirenga ngo mwamubereye umubyeyi utagira ukumusa. Sinzi none Ingabire niba ari bushobore guhora na mama none shaka gaswara uhanagura Ingabire kandi udakobora gake cyane rwose. Yego buryo bwiza uri hafi ako gaswara. Yego ako gaswara gake gakunda kubura gabinirida wigora muhobere cyane ngo n'Imana ivuye kunjishiza umutima. Yego yego bakoze cyane bakumira agafoto keza cyane. Tugarutse ku gicumbi cy'umuco kwa Kanagaza intoke yakuranye n'urubingo mu mwami Ruganzu nawe ahabonye ahanywera amata n'ubuki koko. Murakoze ndishimye mboneza abambere umwana mwiza abampemukiye n'umunsi unyeretse ibirori byiza. Ndagushimye hagati y'umuryango mfite inyana y'ishashi ufite amezi ndayimuhaye. Mubyeyi mwiza ntugacane imyugariro ntukarara amata inzuki yashaka. Uruhimbi rwawe n'uruhumbu ibiganza n'ibyongere bisubire dushimire uyu mubyeyi. Ntugacane imyugariro. Yego abambere ifoto y'urwibutso. Mubyeyi mwiza ntugacane imyugariro ntukarara amata inzoka yashaka. Uruhimbi rwawe n'uruhumbu umubyeyi arabatumbiriye inyamibwa mu rwuri abana bamboneza na Ingabire n'ubworo burakagira inka zikinze. Akoze nitwa Bashelesi ureze murumuna wanjye n'inshuti yanjye niyo mpamvu nawe yambisemo ngo abarinjye uzamubera pare nuko ari inshuti yanjye nyine. Umunsi we mwiza nk'uyu nguyu ntabwo nabura kumushima no kumushyigikira. Ufite inyana muri Congo arahazi ko ziba zaza izamushimisha ndayimuhaye. Ashimisha
umubyeyi mukuru ukomeye Mboneza yararezwe niyo mpamvu tweretse ibirori kuko ababyeyi babivuze. Mboneza rero nanjye mu gushyira ndimo uzakomeza ubwo burere uzabutoze n'abana bawe nawe uzabyara aho uzabyara muri mbi na Angelique nanjye mfite izina ndayibahaye. Mashimwe cyane Ngoga cyane myugariro ntukarama tuzo kiyashaka uruhembe rwawe n'uruhombo cyariyo mfite n'ubundi butumwa n'undi mwuzukuru abamwene se witwa Zimurinda yambwiye ati nawe noma abo bana nanjye sinabonye umwanya bitewe n'impamvu runaka ariko babwire ko bashyigikiye nanone kubahaye inyana. Mashimwe cyane Rurebero vuga inka. Murakoze nanjye nitwa Muhire Mboneza n'umuvandimwe wanjye ariko by'umwihariko dusangiye na marume ariko ni yakoze yari mubasanga kuko ababyeyi bamushimye nanjye ndamushimiye yakoze kugira ngo heza ntabwo nabura kumushyigikira rero Mashimwe cyane Vuga cyane myugariro ntukarama amatizo kiyashaka uruhimbi rwawe hehe n'uruhumbu. Ego amusebe kugira uyu munsi ndishimye cyane nk'uko Mboneza avuga akavuga ngo Mboneza ntiyigeze amuhemukira. Uyu munsi igihe Mboneza arabizi ko yamukiye yigeze amubwira ngo nababarira umukwe bagushyira muri 2021 hanyuma azananire budget udikora uranze uramemukiye. Uyu munsi Mboneza kuri mu mwanya wanjye uyu munsi naguhe imfizi ngabire umuhinya. Mashimwe cyane Mboneza niruka azamubwire azagenda zimwe. Murakoze. Mashimwe cyane tumushimire uyu mugabo n'umwivugira koko Musebe unari rwivugira ntugacane imyugariro ntukarara amatizo kiyashaka uruhumbi rwawe n'uruhumbo ngaho komeza muhungu waga yego. Murakoze nk'uko Museveni abivuze ni inshuti yanjye sinzi ntabwo nabona ukuntu bivuga ni inshuti yanjye pe rimwe benshi bajya bavuga bakambwira ngo ndi umukesha ubundi abandi bakamubwira ngo ni umutwenge kubera uburyo turi inshuti ariko ubucuti bwanjye nawe Ngabire arabuzi ariko mbere y'uko dukora ubukwe nko kuwa kane twaraganiriye na Ngabire mu kuganira tubona nta kindi twakora cyashimisha Museveni bwira Ngabire ndabwira nti uzambabarire hari igihe Museveni azaza imbere ariko nanjye naza imbere ntabwo azasubirayo gutyo gusa Museveni ni inshuti yanjye ariko nanjye mbanje. Mashimwe cyane ubwire ndivugira ubwire Mboneza ibyiza ni ibi koko. Ati wowe Ngabire murasa neza pe yego. Murakoze ubwo Ngabire na Mboneza ntabwo batandukanye famiye Mashimwe cyane famiye Rwibasira muze n'abizi muge famiye Munyakagarama ntabwo ari kuvanga aba bafite itike y'indege ni ukugira ngo baseruke ngo museruke museruke kandi mwihute turacyari mu Nyamibwa mu rwuri iyi famiye bayikomera amashyi nk'uko byaramuye barimo wa musore ngo mwana ntabwo ukunze nanjye nuko ugiye kugenda twari gufata agafoto njye nawe turacyari n'ururimi ruvuga inka nuko ngize ngo iyi famiye tubanze babohore bamera agafoto keza
ariko hari n'icyo bavuga umunota umwe nawe bantu mugire ikibazo birahagije ati ntutugore twebwe babe nicyo twishakira ni ugutanga impano turacyari n'ururimi ruvuga inka ururimi ruvuga inka akanwa kanguye amata ntikagaga ururimi rwavuze inka ntiruhuga yego uzandebere uwo mubyeyi mumere indangururamajwi uyu mwana ni uwanjye Mboneza ndamukunda cyane adukoreye byiza cyane aha hantu nta wundi kubona umwana ukwicaza nkanga aba ari umwana mwiza ugira byiza wagize umutima mwiza nanjye mfite n'uko ukorera iwacu mashyi menshi cyane Mboneza na papa mukuru wese mwakabyara data ariko nanjye mbaye umugabo na papa ego ni ukuri kw'Imana atize yemwe mbone w'icyubahiro umuhesheje ngo nawe uzabyara uzicare hariya yicaye bahagarara uhagaze yego ururimi ruvuga inka murakoze ndishimye cyane Mboneza umubyara wanjye nanjye muhaye ishaje amashyi menshi cyane ntugacane imyugariro ntukarara amata inzoka iyashaka uruhimbi rwawe hehe n'uruhumbu DJ wakibamerekereza muri bwa buryo turi n'ururimi ruvuga inka ururimi ruvuga inka haba ari nta wundi nkaza gukomeza izindi gahunda yego niba nta wundi ndaza gukomeza izindi gahunda tambuka bya gitoro shinjagira mishesha ndakubona muhungu wa data gituza cy'umunihiro muraho neza Mboneza ni inshuti yanjye turakorana nishimiye ibirori yagize muhaye inka kandi na bose nawe akaba yantumye ko nawe muhaye amashyi menshi cyane ndabizi muri inshuti n'ibyo bidasanzwe tihobe mu mwanya wanjye tibone ati uzabyareho ngo nakobwa ati demayini kaze Emery reka bakumira agafoto na Mboneza mukuru kw'Imana iriya foto ni nayisanga muri salo ya Emery na Mboneza Mboneza uzaba umemukiye cyane njya aho ngaho cyangwa ukundi aho turacyari n'ururimi ruvuga inka ururimi rwavuze inka ntiruhuga akanwa kanguye amata nikagaga ntugacane imyugariro ntukarara amata inzoka iyashaka uruhimbi rwawe n'uruhumbu yego turacyari n'ururimi ruvuga inka haba ari nta wundi ngakomeza izindi gahunda ururimi ruvuga inka abafite impano zigendanwa mube mwihanganye turaza kuzigeraho yego go murakoze cyane umusaza wacu dukunda twabanye neza cyane nkaba ndi kumwe n'abarumuna banjye na mukuru wanjye nkurikira mfite inka ihaka muhaye ingwate yayo yego bakorana na Ingabire namwe ndabizi museruke ndabizi ko mugiye mu mirimo go banze mutange impano rwose turacyari n'ururimi ruvuga inka mumwegere mumuhe impano babamere ifoto nziza
ati turakorana turagukunda twaguteguriye impano nziza yego murakoze cyane nitwa Kamanzi Pascal mu izina ry'abakozi dukorana na Ange twifuje kuza muri ibi birori Imana yateguye. Imana ishimwe cyane kuba bigeze aha ngaha. Imana izabubakire izabyare umukobwa. Imana izari mu rugo rwanyu. amen 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 amashyi menshi cyane bakorana na Ingabire yego babaye ifoto nziza y'urwibutso. Mwakoze cyane mutambuke bya gitore yego twakomeje n'ururimi ruvuga inka abari nta wundi ngakomeza izindi gahunda yego ururimi ruvuga inka. murakoze cyane nitwa Marine nanjye nkaba nkorana na Ingabire akaba ari Imana nifuje kubaho inshuti zanjye we naboneza cyane Imana izabubakire bize kugira urugo rwiza. Yego umusore wambaye ikote ryiza mu mwegerezi yo ndangurura amajwi yo kagira inka zikinze yego tambuka mu ngoda. murakoze nitwa Leandre Nasineza ari mushiki wanjye amboneza inshuti yanjye mbaye nyana mashyi menshi cyane ntugacane myugariro ntukarara amata inzoka iyashaka uruhimbi rwawe hehe n'uruhumbu. Twakomeje n'ururimi ruvuga inka yego bamere iyo ndangururamajwi. murakoze mu mwanya ushize muze hano ijwi ryanjye bwite noneho umpagaze mpagarariye tumusingize nawe ngo abana be abubakiye amashyi menshi cyane bagushimire. Inka ni igaruka rwose yego Monsieur Rukundo. murakoze mboneza rero ni umuhungu wanjye rero nabuze menshi mu rwego rwo kumwubakira nanjye muhaye ngo amashyi menshi cyane ngombwa cyane myugariro ntukarara amata inzoka iyashaka uruhimbi rwawe hehe n'uruhumbu urukundo uzaguhame rukundo ati hobe mu kazana wacu yego bamera agafoto bari kumwe na Rukundo yego. Thank you very much. murakoze nanjye nitwa Murego Ingabire n'umushiki wanjye mboneza yabaye muramu wanjye nanjye mfite inyana ndayibahaye. Hashyi menshi cyane ntugacane myugariro ntukarara amata inzoka iyashaka Imana nyir'ingabo ikugwirize inyarugamo nk'uko uko dutarama nk'uko uko dusheja mukagira ngo ubwo na ruzira na kamwe. Imana ibahe gatoya ibahe bonyori ibahe n'ahandi hose yego bakomeje n'ururimi ruvuga inka bagiye kwirirwa yego yitwa Edouard Pasi uyu Ingabire ni mushiki wanjye ni umunsi w'ibyishimo kuba yubatse nawe ngomba kumutera inkunga nawe mfite inyana ndayibahiwe na muramu wanjye. amashyi menshi cyane ntugacane myugariro ntukarara amata inzoka iyashaka uruhimbi rwawe hehe n'uruhumbu Imana nyir'ingabo ikugwirize inyamirwa mu rwuri nk'uko uko dutarama ururimi rwabuze inka ntiruhuga akanwa kamwe amata karateta ngiki gitaramo. Bakomeje n'ururimi ruvuga inka abari nta wundi ngaserukira ku zindi gahunda yego ururimi ruvuga inka ndabona ari nta wundi ndiganya ijambo. Twagiye mu gisata cyiza cyo gutanga impano twateguriye abageni yego ururimi ruvuga inka tambuka bya gitoro ushinjagira nisheja
niba mukiriye rwose museruke bya gisore mwiyake gisoda umwanya uracyahari w'inyamirwa. Mwiriwe yego yewe nitwa David Shamina mboneza n'umurumuna wanjye tumaze iminsi tubana yari ko umuntu atanga amadolari 50 kwipimisha kugira ngo amutwerere ariko mfite inyana iri konka ndayimuhaye. Basi menshi cyane ntugacane myugariro ntukarara amata inzoka iyashaka uruhimbi rwawe hehe n'uruhumbu Imana Nyiringabo ikugwirize inyanyugabo rwinshi nguko uko dutarama. nanjye mboneza umusaza wanjye inka yo kopera mpaye tuyisangiye. Iyo ndayivugira amashyi menshi cyane, iyo ndayivugira ni ukuri kw'Imana. Ati nanjye mfite nka papa yampaye home gaho nguko uko dutarama y'umukobwa wa data we. Ururimi rwa muzika ntiruga nawe ntugacane imyugariro. Mwana wa se ntugacane imyugariro ntukarara amata inzoka iyashaka uruhimbi rwawe n'uruhumbu ubanza uhobere mboneza maze twihungure. Akora mukunda pe hagarara hagati bakwa agafoto keza. Yego mumera ku gafoto mwari mwiza utagira isikwasa igajira izira kugajuka. Uyu mwana atambukamo umumera amashyi menshi cyane. Yego Murabeza nanjye nitwa Benyamina Justin mboneza inshuti yanjye ndetse akaba na databuja nanjye mfite inkanda y'umuhanda. amashyi menshi cyane ntugacane imyugariro ntukarara amata inzoka iyashaka uruhimbi rwawe n'uruhumbu ururimi ruvuga inka niba nta wundi tugakomeza izindi gahunda. Yego museruke rwose ntacyo bintwara twavuge batate ati hobe twana twacu batate muzimuhera icyarimwe rwose mwebwe nta kibazo utambuke. Itangazamakuru muri buryo ko iyo foto mwayifata mwajya mu bicu mwaryama mwahagarara iyo foto ibe nziza y'abatate disi. Yego niwe mwiza nyina w'umuntu. Yego batate mwarakoze kudutegurira impano nziza. Uwo ni Mboneza na Ingabire babivuga ko Imana Nyiringabo itanga ibyo yageneye abayikunda bizabahereza ibyo ngo kandi mu ijuru ntibari barikandagiramo ngo babaguriye ngo bari kumwe uko babivuga. Nuko mwarakoze cyane tate mugana mu byicaro. Yego tate mwitambukire iko kuri iwe mwiza nyina w'umuntu niyo mwaba mutabanye. Yego tate murakajya mu ijuru mugapfuye Imana Nyiringabo yateguriye ibabe yikomeza ibahane n'abera bayo. Yego tuje inyuma y'abatate rero hari bashangazi badutegurira imbuto na ba mama wacu maze bagera ahangaha bakazisobanura mwumva bigize bineza neza. Mama mwiza shangazi ndabizi waduteguriye imbuto. Mama mwiza nyina w'umuntu mama mudogo mwaduteguriye impano nziza z'imbuto ku mpande zombi. Abaseruka nimubanze museruke ndabanza abangezeho bashangazi nababonye batambuka mu bamera amashyi menshi cyane dutagira nyirasenga arisenga. Nabanje bashangazi uyu musore ati mureke sha mureke umwana tambuka utangiye impano ntacyo kareke ko kana niba munajyanye mujyana uzi umwana nk'uyu nguyu ushaka gutanga impano gutyo. Abamera ifoto shanga mwe mwihanganye rwose abo bana. Ngabo bamera agafoto keza. Ayo mashyi nasubiriye aba bandi nk'uko byaramye. Ati toto na tantine turabakunda
nukuri ko Imana izabaho ubworohire. Reka tubanze bashangazi ba Mose Shangara. Yego niwe mwiza nyina w'umuntu niwe mutabanye wa wundi wagutwisa amezi 9 mu nda ye atwita agenda yigengesera yadahuga yanga kuhugana igihe uvutse utarareba gukoreba neza uranezerwa kugira ubushyuhe imbeho ntiyaza nk'uko ukagutarama bashangazi. Yego 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 bamera ifoto nziza. Munabahiye impano muzibashyikirize. Yego izo mpano muzibashyikiriza ababaheze niyo foto. Yego yego abifuza kuvuga rwose n'aba mu munota umwe ntacyo bitwaye byose nje. Murakoze, uno mwana wacu atweretse ibyiza yatubera umwana mwiza cyane none tuzi impamvu tumuteguriye tukamwifuriza no kuzabyara ahungu n'akobwa. Murakoze. Mashyi menshi cyane. Yego babakirire. Yego tureka tubahobere twari tunabakumbuye. Ati hobe boniza wacu. Yego mugana mu byicaro ni mu buryo bwiza kugira ngo n'abari ababyeyi baseruke bya Gitore. Yego banyina wabingabire museruke. Yego boneza mungorera ni ukuri kw'Imana. Yego bane banyina wabo na ingabire baramukunda cyane. Yego ariko ntibibujije ko turi ba nyirasenga w'umutware. Rero impano twabageneye murabona ko ari amata ari ku ruhimbi. Ariya mata akikijwe n'inkongoro kandi hariho n'amavuta y'inka uzajya urundira umutware wawe. Rero ntimukabura amata ku ruhimbi. Abashyitsi bose bazabagenderera ntimukabazimanira amazi ubwo muzabazimanira amata. Imana izabahe kubyara ahungu n'akobwa kandi izabahe imigisha y'uburyo n'ibumoso. Tukaba bifuje aba mama wanyu. Murakoze. Amina. Amashyi menshi cyane. Babyeyi beza nimugacana imyugariro nimukarara amatizo kiyashaka uruhimbi rwanyu hene ruhumbu. Uwiteka nyir'ingabo utanga ibyiza yageneye abakunda azabagwirize inyamuganguru nk'uko uko dutarama. Banyina w'abasango museruke. Yego banyina w'abasango museruke bya Gitore mushinjagira n'isheja. Yego abari banyina w'abasango bati natwe twateguye impano. Yego murakoze turiho rwose gushimira Imana ariko uko duhagaze hano turi ba nyina w'abasango. Muri aka kanya rero Ingabire aricaye turitegura impano nziza cyane none turagira ngo tumwifurije urugo rwiza n'umugenzi we impano izabaha umugisha Mashyi menshi cyane.
umwanya twumviye ko ari uwo gutanga impano ku mugaragaro ntihagire umuntu wicarana impano rwose gusa turajya tuza duhana umwanya kugira ngo bafate n'amafoto meza yego murakoze duhagaze aha ngaha natwe turi ba mama wa Ngabire nubwo havuye abandi ariko Ngabire afite ababyeyi benshi, afite ababyeyi bavuye ku Mukamira, afite n'ababyeyi bari hano i Gisenyi. Niyo mpamvu rero twishimiye kumuha impano kandi tukaba twishimiye ko tubonye na mugenzi we. Icyo twabifuriza no kugira ngo Imana ibabere byose, bazayigire nyambere mu rugo rwabo, kandi nibayishingaho urugo rwabo nta gushidikanya bizakomera. Nicyo tubifurije nk'ababyeyi. amashyi menshi cyane b'ababyeyi ba nyina wabo wa Mboneza namwe museruke. Gusa n'undi muntu wese ufite impano naze kuyicarana, umuntu wese ufite impano naze kuyicarana, museruke bya Gitore. Abo babyeyi ba nyina wabo wa Mboneza mukomeze mutambuke bya Gitore. Je te donne tout ce que je suis. Mon regard et ma voix. Inyuma y'aba babyeyi uragize umbwire tuzi inshuti ya Mboneza mbikuvugire, ntabwo twongera gutanga mikorofone. Gusa aba babyeyi bo ego ego natwe duhagaze aha ngaha tuganira wabo yatubereye Mboneza, yatubereye umwana mwiza kandi natwe dutegura ego ahubworera amashyi menshi cyane ntakirwe kuyanira ngo abanyuma ya saa sita biragatabwa. Ego kare ntizugwa ruvugiro aho bigeze ubwo ngubwo ababyeyi bigenze uko uragize ubwire ngo ego aba ni bashiki ni bakuru ba ego bamera agafoto keza. Ibyo ari byo byose bakunda Ingabire kandi ego aba ni bakuru ba Ingabire baramukunda cyane, bamuteguriye impano nziza. Muyimushyikirize mwukabyarame bakuru be basaza be, nkunze ko mwese muje museka bamira agafoto keza. Ego ego ababyeyi bambaye neza rwose bakereye ibirori. Mboneza tunejejwe no kuza muri ubu bukwe bwabo. Turi abagore ba nyirarume wa Mboneza, rero amarangamutima yacu ntabwo ndetse yagaragaza usibye kubaha iyi mpano. Uwiteka abaho umugisha, izabyara abahungu n'abakobwa. Amina. Ego
Abera agafoto keza k'ubwibutso n'itsinda naryo ritambuke bya Gitore rishinjagira bishesha kugira ngo badushikirize iyo mpano nziza itagira kwisa. Mwakoze cyane Imana Nyiringabo namwe ibaho umugisha kuko dutarama. Ego yo mushyikirize impano bane bashuti ba Ingabire basaza keka hajemo n'umusaza we karaje kumuha inyamibwa ngo baramukunda cyane Ingabire ngo bivuye kunjishiza umutima guzagira urugo ruhire ukuri guzagira urugo ruhire. Yego undi muntu wicaranye impano yamemukiye naseruka yitange bashiki bambomeza mutambuke bya Gitore ndabizi ko mufite impano n'abandi bantu bafite impano bashiki bambomeza mutambuke bya Gitore. Yego akoze cyane iryo tsinda naryo ribashyikiriza impano. Very nice. Ameri foto nziza mwakoze. Abandi bashangazi bamboneza bakira abajene nabo muhamira amashyi bashangazi. Yego banyirasenge bamboneza bakira abajene rwose bamuteguriye impano bwigeza muri ako kasiki. Yego nabwo nibyo ngibyo aho ngaho. Yego abandi bantu bafite impano nimenegereje kugira ngo nizishikirize banyirazo. Very nice, thank you DJ. Yego abandi bantu bagifite impano. Yego Yerusalema undi muntu ufite impano yabari na undi tugashyiraho ipfundo. Itsinda ryiza ribakunda cyane mubahereze iyo mpano nibwo buryo bwiza. Yego ntimukarara amata inzoka iyashaka uruhimbi rwanyu he n'uruhumbu. Uwiteka Nyiringabo utanga ibyo yifurije abakunda ibyo Uwiteka yateguriye abakunda azabibahamya n'abera bawe mu izina rya Yesu. Muyikomera amashyi impano nziza cyane. neza. Yego Dushimye Imana y'abana bacu batweretse ibirori. Uriya mboneza mureba hano ni umwana nkunda inshuti yanjye. Uriya ni umwana tuje inama tukuzuzanya. None kubwo kumukunda cyane no kwishimira ibirori yatweretse Pitambaraga mwemereye umushahara w'ukwezi. Mashyi menshi cyane. Mubyeyi mwiza nawe aragukunda ikirenga. Yegere Mboneza na mama Mboneza yegere Ingabire. Iyi niyo foto y'umunsi. Yego ngo twatwuzukuru twasigaye mu rugo bamutubwire ngo ubukwe bwa Tonto na Tantine mbone uraza kwishyikiriza mama Ingabire na Ingabire ayishyikirize mama wawe. Iriya foto nzayisange muri salo nta cyiza nayo. Niba mwiza ni nawe umuntu very nice ndagukunze cyane uri umugabo. Yego bagana mu byicaro. Pare aho bagenda imbere bongera bashyitse mu cyicaro abandi. Iyo nanga nziza ibamerekereze. Yego ishimwe rivuye ku mutima tugukura ubwacu imitima yacu twese hamwe n'imiryango yombi
uburyo turagiye kuva mu gitondo tukaba tugeze mu isaha y'icamunsi ubwo burezi baturindishije nta mwana n'umuntu wabyishoboza ariko kuko rero hose icyarimwe waturagiye mu biganiro twagize nta kiroga twagize turavuze mu izina ryawe yawe icyubahiro amen abana bawe tugiye gutaha kandi dutandukana ndagusaba imbaraga mvajuru ishorere buri muntu wese ngo natera intambwe Yesu aba yayiteye imbere ye kugira ngo hashire ikirenge Yesu aba kuyike ngo nitugera mu macumbi amahoro tubishimire izina ryawe amen itumanaho ryarabaye kandi ririho twese turi inshuti kandi turabavandimwe ndagusaba ngo nitugera mu macumbi tubwire bagenzi bacu ko twagezeho amahoro barushaho gushimira urukundo rwawe icyubahiro cyawe iteka ryose tubisabye twizeye ko bidorora mu izina ryiza rya Yesu. Start to sail on these ocean waves. Nobody knows how to find us.